twongeye kubaha ikaze shuti bakunze ibi biganiro byacu, ibiganiro dukora ku buzima tugira ngo twese hamwe dufatanye mu kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Ni byiza rero yuko tumenya amakuru cyangwa se tukamenya ibibazo biba biri mu muryango bijyanye n'ubuzima birumvikana, hanyuma tugafatikanya hamwe kubishakira ibisubizo. Niyo mpamvu twegera impuguke, inzobere ku kibazo runaka bakadufasha. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima bwo mu mutwe. Abantu bakunze kutubwira ko ari ikibazo, bati rwose iki kibazo muzakivugeho cyane. Twegereye rero Beata Mukarusanga, akaba ari impuguke mu bijyanye n'imiterere n'imyitwarire bya muntu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku buzima bwo mu mutwe, ariko mbere yuko mbabwira neza igice tugiye kuvugaho, arabanza tubwire ubundi iyo tuvuze ubuzima bwiza bwo mu mutwe tuba dushaka kuvuga iki. Tumuhaye ikaze kandi tumushimira kuba yaduhaye umwanya we. Murakoze cyane Louise, nanjye nishimiye gutanga iki kiganiro kuko biri mu binshishikaje pe kubona ko ubuzima bwo mu mutwe bwakwibagirana, tukita ku mubiri, tukita ku bindi, ubuzima bwo mu mutwe bukwibagirana, ubona ari ikibazo. Ubuzima bwiza rero bwo mu mutwe ni iki? Buriya iyo utekereza neza, amarangamutima yawe ukaba ubasha kumenya ngo meze gute, ndiyumva gute, ukamenya nuko ubigenza mu gihe ubabaye, ese urabigenza ute, mu gihe wishimye ukamenya ko wishimye, ukamenya nuko ibyo byishimo byawe bisangira n'abandi, mu gihe ufite ubwoba, mbese ukamenya uko amarangamutima yawe ameze. Kandi imyitwarire yawe ikaba itakubangamiye wowe ubwawe, itanabangamiye abo mubana, ndetse ushobora no kugira uruhare mu kubaka sosiyete urimo, icyo gihe ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ubuzima bwiza bwo mu mutwe navuga yuko bujyana n'imitekerereze myiza n'ibyumviro biri ku murongo, hanyuma ukaba kandi ushobora no kugira icyo umarira abandi. Icyo gihe navuga ko ubuzima bumeze neza, ariko ntabwo ariko bihora. Arakoze cyane rero ati ntabwo ariko bihora. Ntago uko atubwiye ubuzima bwiza bwo mu mutwe bwakagombye kuba bumeze, umuntu afite imitekerereze myiza, imibanire myiza n'abandi, ukora akazi neza, wiga neza, ntago ariko bimeze uyu munsi, hari igihe usanga byanze. Reka rero noneho tujye ku nsanganyamatsiko yacu, tugiye kureba ku buzima bwo mu mutwe mu rubyiruko. Beata abanza tubwire, ese mu rubyiruko iki kibazo gihagaze gute? Yego, mu rubyiruko rero harimo ibyiciro byose. Harimo abafite ubuzima bwiza, bameze neza, tujya tubona abana b'intangarugero, ariko tugira n'abandi bana, tugira urubyiruko rwahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo. Nge abo mpura nabo mu kazi kanjye mpura n'urubyiruko rwahuye n'ihungabana bagize mu bwana bwabo, bikabagiraho ingaruka bakuze. N'ubu byagizeho ingaruka ari abana, ariko imyitwarire idakwiriye, idahwitse igakomeza kugaragara banakuze. Ikindi cyiciro njya mbona cy'abangana, kuko nkurana cyane n'urubyiruko, ni abana bona barabaswe n'imyitwarire, navuga behavioral addictions, ni imyitwarire ikugira imbata, ukananirwa kwipakurura imyitwarire runaka, cyangwa se ibiyobyabwenge, akaba anywa inzoga cyangwa se n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye, kubireka bikamunanira. Ikindi njya mbona nanone n'urubyiruko rugira ibibazo bijyanye wenda mu gihe cya dating, igihe atangiye kugira uducuti, akagira ubwoba bwo kwinjira mu rukundo, ari wenda bitewe na byandi twabonye mbere, bya bikomere byo mu bwana. Mbona ikintu cyitwa ibikomere byo mu bwana bituruka ku miryango, ngira ngo tukiganireho birambuye, kuko nicyo kibazo cyiza mbere y'ibindi mu byo nakira. Uti bimeze bite rero? Burya umwana apfa mu iterura. Abanyarwanda bari bazi ubwenge babonye kare, kandi ko ngo igiti kikororwa kikiri gito. Rero abana bakuriye mu miryango irimo amakimbirane barakomereka cyane. Burya umwana abona papa atonganya mama, atitaye ku babyumva n'abahari, akamucisha bugufi cyane, akamwambura agaciro ke, akamuhohotera, bya bihohoterwa ryo mu bijyanye n'imitungo, nk'umwana uherutse kungana rwose, ikintu kiramufata kuvuga biramunanira neza. Kubera iki? Kubera ko imitungo yose yo mu rugo umugabo arayigurisha, yagurishije imirima, agurisha amasambu n'ibindi, kandi bigapfa ubusa, abana basigariraho na nyina, ku buryo ubona rwose byamungabanyije cyane. Umubyeyi yabuze icyo agaburira abana, kandi bari bafite ubushobozi, ariko inzoga
cyangwa se kujya mu bandi bagore ugashoreke ugasanga umuntu uwo mubyeyi yarahababariye, hanyuma n'abana be wenda agakubitara no gukubitwa, umwana yabona atashobora kurengera mama bakubiswe bikamuhungabanya cyane. Ikindi wenda tuvuze ku ihohoterwa rikorerwa abagore, ariko hari n'abagore bahohotera abagabo, ugasanga ni wa mugore uvuga nabi buri gihe, atontomera umugabo, utamwubaha, amagambo mabi mu rugo, amagambo asohoka ameze nk'amasasu, ari amasasu burya bari kurasa abana. Hari umugani wo mu bihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba nabonye ngo mbivuze mu Kinyarwanda baravuga ngo niba ngo utabashije gukira ibikomere byawe ngo bizahinduka amadayimoni akurerera abana. Ni ukuvuga ngo hari igihe abo babyeyi baba bacagagurana n'abari ibikomere byabo bwite batakize, noneho bakabizana mu muryango, bakubaka urugo rubi kubera ibikomere byabo bikajya no muri ba bana, ugasanga bibaye uruhererekane rw'ihungabana ryatangiye kera ritigeze rivurwa, hanyuma ugasanga generation ko imyaka ikurikirana ibisekuru 3-4 byose byarahungabanye kubera igikomere kitigeze gikira. Ibyo bikomere bigiye bituruka ku mabanga mabi, ibintu nka incest, abantu barafashwe ku ngufu bikomeye, cyangwa se barashingiwe mu binyoma, hari ibintu biba bikomeye mu miryango abantu bahishahisha, hanyuma bikazaba nk'ikirunga kikaruka. Ibyo rero bikomeretsa abana. Ikindi hari ababyeyi batita ku bana, atari kwenda kubakoberetse, ari kubera ko gusa wenda bifitiye akazi bakunda cyane, kasanga umuntu ahora mu kazi ntiyita ku muryango we, akurikiranye passion ze, niba ari artiste, ari umuhanzi, yagiye mu miziki cyangwa se bundi buhanzi bwe, yitaye ku bye bwite mushimisha, ariko umuryango we uramubuze. Niba se ari n'ingendo, ugasanga umuntu ahora mu ngendo zitarangira, abana be ntibamubona. Ibyo bintu rero bikomeretsa abana, kuko burya erega umuntu atanga icyo afite, kandi icyo ngicyo uhawe nawe nicyo uzatanga. Umwana utarabonye urukundo rwo mu bwana, bajya bavuga ngo ya minsi 1000, nge mvuga ko ni iminsi narenze 1000. Ntekereza ko n'ubwonko bw'umwana wabugikora kugeza ku myaka 5. Ubwo bwonko rero butabufite urukundo, binagaragara yuko ubwonko butabonye urukundo budakura neza, no mu buryo bw'imikurire y'ubwonko isanzwe, navuga y'umubiri, amaseri iragize ubwonko. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu mikurire y'umwana, kuhaba mu gihe agukeneye, ukamuha icyo akeneye mu gihe agisabye, cyangwa se ukibwiriza icyo akeneye mu gihe ari umwana utaramenya kuvuga, umubyeyi akamenya ati uyu mwana muri aka kanya akeneye guhindurirwa, yinyariye, uyu mwana muri aka kanya arashonje akeneye kurya, uyu mwana muri aka kanya akeneye kuruhuka, ibitotsi biramwishe, reka muhe kasinzire. Utwo twibanze, erega cyo tuvuga ibi ntabwo ari ibintu bihambaye, ni utuntu tuba rutwibanze. Iyo umubyeyi rero atazi gusubiza ibyo bibazo umwana afite, mu gihe yaragiye gusinzira, akamupfunda ibiryo bikamunanira, akamukubita ati wacyana wariye, urumva ni hohoterwa. N'ibindi urumva umubyeyi utabana n'umwana nta nubwo amenya ko interpret, nubwo amenya kumenya ngo muri iki gihe umwana wanjye arashaka iki. Rero ikintu cya mbere umuti ni ukuhaba, kuba mu bana, ukamenya ngo uyu mwana wanjye ndamuzi, yameze gutya, arashaka iki. Rero uko kutita ku bana birabahungabanya, kutamenya gusoma amarangamutima yabo. Ndumva hari navuga ibintu bikomeretsa abana mu bwana, ngira ngo nibyo ngibyo tuvuze. Wenda harimo n'abakubita abana cyane, sibyo, gasanga umubyeyi kubisa umwana akibagirwa yuko inkoni ivuna igufa itavuna ingeso. Niyo mpamvu usaba ngo ababyeyi mu Kinyarwanda baterega inkoni zamba. Inkoni zamba ni ya nkoni nyine ukubitika ikanyeganyega, hako sa n'umuntu ari guhura umwana raclette kugeza ivunitse. Rero reka ababyeyi bajye baca inkoni zamba, kandi no gukubita nk'inzoka ntago ari ukurera. Rero ibyo byose biri mu bihungabanya umwana, bigatuma imikurire ye igirwaho ingaruka tuza kuvuga nyuma. Uraza kugira inama ababyeyi. Ubwo rero mpise ntekereza nti ese umwana wahuye n'ibyo bibazo byose bikamuhungabanya, bakaba ageze wenda mu cyiciro cyo kuba ari muri kaminuza, ari mu kazi se, ari kwitegura kubaka urugo rwe, ariko ibyo bibazo akabana nabyo, akananirwa kubyisobanurira. Urumva abana b'ikigihe no gukoresha imbuga nkoranyambaga, ahatibaza Google, akajya kuri YouTube gushakisha
aba bana ni ibihe bimenyetso ku buryo n'udukurikiye n'umubyeyi udukurikiye ashobora kubona nawe n'umwana we yarahindutse amenya ko afite ibyo bibazo? buriya rero ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari nk'imibare ngo tuvuge ngo rimwe kongeraho rimwe bibyara kabiri. Gusanga ibimenyetso wenda ngiye no kuvuga murabisanga no mu bindi bibazo abantu bagira by'ubuzima bwo mu mutwe, ariko navuga ko muri rusange ihungabana ry'umwana wakomeretse agaragaza wenda amaze kuba urubyiruko, amaze kubyiruka, ya umwangavu, yaba singimbi, ubusanga ari abana batiyizera, akagira agahorana ikidodo ku mutima ko hari ikituzuye muri we, kujya mu bandi akabitinya, gufata ijambo mu bandi akabitinya, atari ya bene ka gasoni gasanzwe k'abana bamwe na bamwe kubera kamere yabo wenda bihishe, ari ugasanga ahora yumva ahari mu bandi, ntago ari mu mwanya we. Ikindi akenshi niyo havamo n'uburwayi navuga bufatika rwose, ukabona ahorana indwara y'impungenge bitanga ngo za anxiety. Abana ndajya mvanga indimi ko abana bo baranasoma cyane izo Google barazibaza Ikinyarwanda, ugasanga ahorana utuntu tw'impungenge, anxiety, akumva iteka ikintu kibi kigiye kuba kuri we, mutima ukamusimbuka, akumva icyuya kiramurenze. Harimo abagira za attaque de panique, akumva muri we rwose arahunga, arapanitse, akumva ko ubwenge busa nk'ubumucitse iyo byakomeye. Hanyuma harimo ababura ibitotsi, usanga igihe kinini yabuze ibitotsi rwose, ahora ajya gusinzira agashiguka. Harimo abahorana amajwi muri bo ya bya bigambo bajya bamubwira, ntacyo uzimarira, ubundi se ushoboye iki, bajya babimbwira. Abana bajya bambwira ngo mpora numva ntacyo nzageraho, niba ari uko numva ngo nta kintu nzageraho, uzimarira iki? Ugumva ayo majwi ahora ayumva muri we, akumva rero akagira ubwoba rero bw'ahazaza, yajya no kurota ibyo yashaka kuzaba byo mu buzima, agatinya kwipasa muremure, reka mvuge gutyo nkabo, agatinya kurota ibintu bifatika, akagarukira hafi cyane, akabara mbese ubukeye, akamera nk'ubara ubukeye. Ubundi urubyiruko rurangwa no kurota hazaza bakarugeza kure, ariko umwana wahungabanye usanga agarukira hafi, cyangwa se akarota ibintu bidashoboka, nzaba perezida from nowhere, kumva abivuze atafite ahahereye, cyangwa nzaba umukire se n'umuneza utazamugeraho gute, ukumva ni ibintu bidafatika, kumva ntago ari umwuga ari kurota, kumva ari kurota ibintu abandi bagezeho biri mu kirere. Ikindi nanone njya mbona ni agahinda gakabije, kwigunga. Harimo n'ibyo tubona byo kuri social media tukagira ngo nuko ari amajyambere, ariko ari nk'ubuhungiro babibonyemo. Ugasanga akabaye kose arapostinze, ngiye kurya ndapostinze, nambaye ubusa ndapostinze, ugasanga ibintu byose by'ubuzima bwe bwakabaye n'ibanga bugiye hanze, kaho yakageze ngo abantu bamurebe, bagiye bamuha attention atabonye, agasa nkaho arimo gukurura ko amaso y'abandi ngo nibura be visible, kuko yabaye igihe kinini ngira ngo hari ntawe umubona, none ashaka abantu bose bamubona. Icyo kintu cyo kumva uriho kwa kabandi bakubonye bakanakonfirma yuko bakubonye, kumva hari n'ibindi byadutse nabonye, ugasanga abana bahugira mu kwikinisha, gahora bahugira mu mafilme ya pornography, n'igihe bataraturutse wenda muri iryo hungabana ryo mu bwana, ahubwo ari ibintu byo guhora nyine kwa kunde ibintu byandura, imyitwarire yandura, social media, ibyo abonye bagenzi be babona n'iki, cyangwa se akanzeho gusa rimwe by'amatsiko kuri telefone bijeho, ubundi wa telefone igiramo nakwita ngo ni AI, bira artificial intelligence, ibyo video urebye bahita bafeeding izindi zimeze nka zakarizo bakoherereza, ugasanga ni barebye filime runaka imwe n'izindi ukuzajya ufungura bizajya ibindi byakaye, ugasanga abaye imbata ibyo bintu yarebye rimwe bigahita bimuhindura. Donc nibyo byose rero mbona biri mu rubyiruko muri iyi minsi. Ntago navuga ko twavuze ihungabana bagira mu bwana kubera imyitwarire y'ababyeyi, wenda nabo byaturutse mu bikomere byabo cyangwa se kubera kutahaba. Twavuze n'icyo kintu cyo kutitabwaho n'ababyeyi ko bikwiye, ariko twavuga ko n'amajyambere dufite uyu munsi, navuga social media, gukoresha kuba afite access kuri information nyinshi cyane, ugasanga umwana afite imyaka 15 ariko azi ibintu wowe wari uzi mu gihe cyawe yewe bidafite aho bihuriye n'ibyo uzi uyu munsi. Ugasanga nyine
no kubijera nk'umwana mu bwonko bwe ntibikwirwemo pe ugasanga nyine byamujagaritse. Rero ni byinshi twavuga ku myitwarire y'urubyiruko n'ibahungabanya, ariko muri rusange numva navuga ibyo ngibyo. Reka rero naho tugiye ku kibazo kijyanye n'uburyo mufasha uru rubyiruko rwagaragaje iyi myitwarire. Akenshi arabibana kugira ngo azatere intambwe yegere inzobere nyine mu bijyanye n'iki kibazo bikamugora, wenda ababyeyi bakazabibona, ariko se abana baramwakira mubafasha iki? Biroroshye kugira ngo umwana azakurikire amaseanse yose ayarangize, biba bimeze bite? Yego, abana iyo aje bimuvuyeho akavuga ati ndumva nkeneye gushaka ubufasha, uriya muntu araza ukamufasha. Ikintu kigora cyane ni ukubona usunikira umwana, wenda nk'umubyeyi akavuga ati jya kwa kana kabazagufasha. Biragorana kuko burya ibintu bijyanye n'amarangamutima n'imitekerereze bisaba ngo bibe icyemezo cyawe kugira ngo uhinduke. Bisaba kuba icyemezo cyawe kugira ngo wikurikirane ibyo ushaka guhindura mu buzima bwawe ubigeraho kubera yuko ubishaka. Iyo abandi bakwifuriza ariko wowe utarabona ko ari ikibazo, biragorana. So ngira ngo rero intambwe ya mbere nagira ngo urubyiruko nduva nabashishikariza kutajya mwibeshyera, mwibwiza ukuri. Umuntu yibwiza ukuri avuga ati nkeneye guhinduka kuri iyi ngingo, aha n'ahandi ndumva nkeneye kugira icyo mpindura, ndumva nkeneye kunguka iki ngiki. Ababyeyi hari umwana azavuga ati ntacyo nagezeho kubera ko ababyeyi bamitiyemo ibyo nzaba byo, kariyeri yanjye ntabwo ariyo ndimo kubera yuko. Ariko se niba kariyeri yawe ababyeyi baragwitemo, wari ufite nibura icyo ushaka kugeraho, bagwitemo wari ubifite barakuyobya, cyangwa nawe ntacyo wari ufite cyari kivide. Ngira ngo kwimenya nicyo cya mbere, hanyuma ibindi bikaziraho. Hanyuma gufasha rero tubigenza gute? Hari ibiganiro njya nkunda kubwira urubyiruko tuganira ngo ntimukajye mwumva ko murwaye. Kurwara ntabwo umuntu warwaye mu mutwe bikomeye ikiganiro kibasha kumufasha cyonyine, iyo byabaye uburwayi bwo habajemo n'imiti. Ariko abantu batugana bageneye ibiganiro, abagize ikibazo akanamenya mfite ikibazo, none bakajya kukiganiraho. Nagira maze nkubwire ngo ntabwo uri ikibazo, uri umuntu pe. Niba ufite ikibazo banza wemere yuko ntabwo uri ikibazo, uri umuntu. Ikibazo ni umushyitsi wagusuye utashakaga aragutera, hanyuma nugana abagufasha bazagufasha kwitandukanya n'icyo kibazo, bakwereke yuko ushoboye, wifitemo ubushobozi, babuhige. Niba butanahari muzafatanya mu buhige kandi muzabubona. Hanyuma numara kubona ko ufite ubushobozi, buhoro buhoro buzaca intege cya kibazo cyaguteraga kumva ko ntacyo wageraho, cyangwa se kumva wigunze, cyangwa se kubana impungenge na anxiety n'ibindi. Wenda tugana ku musozo, nagira ngo mugire icyo mubwira ababyeyi badukurikiye cyane ko mwavugaga muti akenshi usanga biba byaraturutse mu mibanire myiza iba itari myiza iba yarabaye mu rugo. Nagira ngo mugire icyo mubwira ababyeyi badukurikiye ariko n'urubyiruko, kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe wo gufasha urubyiruko rwacu gusohoka muri iki kibazo cy'ihungabana, aho bita ngo ngiye ngo numva nagize depression, ukabona babihinduye nk'ibintu by'indirimbo. Ndumva ngiye ntazi ukuntu meze, wintera stress, ndumva ngiye nagize stress, ibintu nk'ibyo. Dukora iki rero nkawe nk'umuntu wabizobereye, nk'umuntu ufasha urubyiruko ahanini, ni iki mubwira ababyeyi, ni iki mubwira urubyiruko? Ndumva mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko hari mbere yo kugira icyo mbwira urubyiruko, reka mbanze mvuga no ku kandi kantu mbona nk'inkurikizi hari z'amajyambere nazo byo guhora mu birori byadutse. Njya mbona urubyiruko rw'ubu amapati after party, ugasanga umuntu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu na anniversaire ni inzoga, ugasanga umuntu hanze y'ibirori yibuze pe, yibuze atari mu birori, atari mu bandi. bari timidara. Yego, icyo kintu cyadutse turakigira dute? Ndagira ngo mbwire urubyiruko ngo niba wumva utariho kubera ko nta birori byabaye, kubera ko nta pati yabaye, hari ikibazo. Gerageza wimunyamunye ugerageze ushake umwanya wawe. Swati ese ukora siporo ishobora kugufasha gusubira ku murongo.
ese ugira umwanya wo guceceka muri wowe? Ese ko tubona abantu bajya no masengesho, reka tunavuga ko na approche spirituelle nayo roho yacu nayo turayifite, turi abantu, umuntu afite umubiri na roho. Ese roho yawe umuburemyi wawe mubanye muti? Ese ubuce ko avugira mu bucece, ubucece ariko ubutinya cyane, ntuzaba hanze yawe burundu karangira wibuze. Niyo abantu bagiye gusenga urubyiruko usanga rusengera ahantu hasakuza cyane, ku buryo ikintu kitari urusaku gihindu ikibakurura. Rero yego nibyo, wajya mu bandi ugasakuza ukishima ni byiza, ariko se byahoraho? Nta gihe cyawe bwite wagira ugasoma igitabo, sibyo? Ugasoma igitabo, ukareba nako ka filime wenda kugira imbata, ukagira igihe cyo kuganira n'abandi bisanzwe, atari kwa pati n'inzoga zaduse nazo zigezweho. Mbona kunywa inzoga nabyo bigezweho, itabi ngo ryaraduse mu bakobwa naryo ngo bigezweho. Ngira hano umwana w'umuhungu ujya nganiriza, kubera umwuga we ahura n'abantu benshi batandukanye, abwira ati nukuri ntabwo turagowewe kubona abageni kw'iki gihe banza bizatugora, kubera ko nako gasiga banywa inzoga nyinshi n'itabi. Ariko tugana ku musozo nko abinsabye, reka tubwire urubyiruko, rero waravuze ati dukomeye n'ingasire, reka duherenda ku babyeyi. Wa mubyeyi we unyumva, nanjye ndibwira ndi umubyeyi, nanjye ntabwo ndi shyashya ngo mvuge ngo 100% ndi intungane. Reka ndibwira mbwira n'abandi, reka tugerageze dushaka umwanya wo kuba mu rugo, dushaka umwanya wo kwegera abana bacu, tubamenye, tubaganirize, tubatega amatwi. Ikindi tubafashe kugira imirimo bakora. Hari akantu ntavuze wenda mu buryo bw'imikurire y'umwana, umwana utarakoze imirimo iyi ngiyi y'intoki yo mu rugo, y'intoki, bituma atimenya nawe ngo amenye ngo nshoboye iki singishoboye, aki-explore akimenya. Bituma yigirira icyizere. Iyo akuze akura yigirira icyizere. Umwana wakoze imirimo aba afite icyizere muri we, akamenya no gufata ibyemezo. Umwana wakuze akorerwa byose n'abakozi bo mu rugo, utazi ugakugera yo ndije muri internet kamera ntazi kumesa, ntazi uriya mwana kwigira icyizere biramugora. Rero tubigisha imirimo, tuhabe dukora imirimo baze badufashe, twaguharira byose abakozi. Ikindi ni amakimbirane, rwose dusabwa kuba mu mahoro pe, nta muntu amahoro yabihira nta mahoro yabihira. Abagabo n'abagore reka tubane mu mahoro. Niba hari ikibazo wanashakanye kimenye, vuga uti wenda sinjya amenya kumva ko umuntu yambwira nabi nanjye mtasimbuka, wo kujya uhora utunga intoki abandi nawe banze wimenye. Kuko niba ushaka kubahwa banza wiyubahe nawe, ubahe na mugenzi wawe, hanyuma wubahwe. Mbese icyo dushaka kwandi batugirira natwe tubanze tukibagirire. Rero ntekereza ko amahoro mu rugo azakemura ibintu byinshi. Ikindi gutega amatwi abana kuva bakiri bato no kubizera, kumuha ijambo akavuga, bituma yigirira icyizere. Kunumva ko uteka umufatira ibyemezo, hano ukuntu utuntu duto cyane dutuma abana bagirira icyizere. Mugiye gusiga irangi mu rugo rishyashya, ese icyumba cy'umwana wamubajije irangi ashaka? Ese mugiye gutembera, wabaje bashaka kujya gutemberera? Ndimo ndabwira imiryango ino ifite ubushobozi bafitiwe ariko niba ari no mu rugo rushiriritse da mugiye guteka, ushaka kubaza abantu ese uyu munsi duteka iki? Ibyo bituma agira uruhare mu buzima bwo mu rugo. Rero twimenyereze kubwira abana ko bafite uruhare mu buzima bwo mu rugo kandi tubabera urugero rwiza. Hanyuma urubyiruko rero reka ndongera mbisabiremo, wo kwibeshya ngo wibeshyere, ngo posting ibintu agasane keza kugiye kurya wasohotse ngo uvuge abantu bakumenye ko tuntu twiza postinga, ariko se muri wowe ibyo nyuma yo gupostinga jya mbere yaho umeze uti. Hanyuma niba hari ikibazo ushaka ubufasha, ndumva aricyo navuga. N'ikiranga ngo utagira nyirasenge arisenga. Ubundi twajyaga tubwira abamasenge niki, ariko abamasengero barahuze nta nabahari. Icyo gihe rero numva kujya kubwira umuntu ukora mu bijyanye n'isanamitima, gutega amatwi abandi, aba counselors, rwose mu kugira ipfunwe pe. Babika ibanga, nta muntu uzagutangariza ibintu wavuze, ahubwo bizagufasha kumva uguwe neza numara kugira ubufasha. Hanyuma nawe utangira ubukomeze kugeza ku ndunduro gucikiriza.
turamushimiye cyane Beata Mukarusanga ku kiganiro cyiza duhaye, ku nama nziza agiriye ababyeyi ndetse n'abana, ariko mwumvishe ko hari impamvu y'iki kibazo cyo mu mutwe yaje, kandi izi mpamvu zishobora gukurwaho, ariko ni bitanashoboka ubufasha burahari. Hari inzobere mu gufasha abantu mu biganiro, mu nama bakugira, yewe hari n'igihe biba ngombwa ko baguha n'imiti ukayifata. Ibyo byose ni ibigamije kukugira umuntu mwiza w'ejo hazaza, bitume nawe uzubaka urugo rwiza, ukagira icyo uha abana bawe, ntubahe nyine kuri iyo depression yawe, ntubahe kuri icyo kibazo ufite, ahubwo ukabaha ku byiza wifitemo nawe wavanye ku bagufashije. Twizere ko ikiganiro kibubatse, ariko n'ubundi wenda nitumukenera Beata arahari azadufasha. Ku bindi mwibaza, mushobora kuba mwibaza, mwabyandika muri komanteri, hanyuma tukazagaruka kumushaka ubundi akabafasha. Kandi mwumve ko guhera ku kigo nderabuzima hari inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bagufasha, kugira ngo ukomeze kugenda utumbira imbere, aho kugira ngo ukomeze kugenda wizengurukaho ugasanga aho wari uri ejo niho ukiri, mu gihe abandi bameze neza bagusize bateye intambwe. Gerageza rero nawe utere intambwe, birashoboka, kuko nta byacitse bihari. Ibiri kukubaho ni ibisanzwe, bishobora no kuba no ku bandi bose, nturi wenyine, ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya ko ukeneye ubufasha, kandi ubwo bufasha bukaza kugeza ahantu heza. Mwakoze cyane rero, nari Louise Nganyira, ubuzima bwiza kuri mwese.